nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'ukwezi mu kiganza cyawe, ngibi ibintu bigiye kukubaho ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Hello my people, mbayikaze kuri Raila Wizisho, mbifurije ishya n'ihirwe, Imana ibahe umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane mwe mwako subscribe, ndabakunda cyane mwe mukora like, share ndetse na comment, namwe mushyigikira. Imana nibahe umugisha mu byo mukora byose. Uyu munsi nongeye kugaruka ku bantu bafite iki kimenyetso cy'ukwezi iyo bahuje ibiganza byabo muri ubu buryo, ndetse n'abantu bafite inyuguti ya M mu kiganza cyabo, ndetse n'abantu bafite ukwezi kw'igice mu rwara rw'igikumwe cyangwa se mu nzara zose. Aba bantu nk'uko nababwiye ko ari abantu badasanzwe, ni abantu batoranijwe, ni abantu bafite imbaraga zihambaye mu buryo bw'umwuka, ndetse bamaze gutoranywa n'isanzure kuko bafite mission runaka baba bafite hano ku isi bagomba kuzuza. Ariko bamwe ntabwo babimenya kubera yuko baba batarasobanukirwa abaribo, batarimenya abaribo. Uyu munsi rero ndagira ngo usobanukirwe neza uriwe nuko ukwiye kwitwara, ndetse nuko ukwiye guhinduka, kubera yuko imbaraga ziri muri wowe zitakwemerera gukomeza kuba uwo nguwo uri kubaho uriwe. Ese wari uzi yuko kubera yuko uri uwatoranijwe cyangwa se hari imbaraga zikuriho runaka, hari ibintu wakora mu buzima ntibikunde kubera yuko uri kubaho ubuzima butari ubwawe? Ese wari uzi yuko hari ibintu ushobora gukora cyangwa se ukagerageza bikanga kubera yuko uri kugerageza kwigana abandi batari wowe? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, ariko nimba utarakora subscribe kanda aho ngaho kumukara kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nababwiye ko abantu bafite iki kimenyetso cy'inyuguti cyangwa se cy'ukwezi mu kiganza cyabo ndetse n'inyuguti ya M, ni abantu badasanzwe ndetse bafite imbaraga zihambanye zibariho. Wari winjira ahantu ufite bene iki kimenyetso cy'ukwezi mu kiganza cyawe, abantu bahari bakagira ituze ndetse n'ihumure muri bo? Yes, of course, birumvikana yuko ntabwo waneza bose, kubera yuko hari abantu bazishima kuko uri iruhande rwabo, ndetse hari n'abantu bazakwanga ndetse bumve baranabangamiye cyane, nta n'impamvu iteye, nta jambo ribi wababwiye, utabarebye nabi, utabatutse, nta kintu wabakoze, gusa bumve barakwanze. Ese wari uzi impamvu? Impamvu nta yindi, nuko umwuka ukurimo utandukanye n'imbaraga z'umwijima ziri kuri abo bantu. Abantu bafite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza cyabo ni abantu bari innocent, cyangwa se ni abantu navuga yuko bari holy, navuga yuko bafite umwuka ubariho utandukanye n'umwuka w'imbaraga z'ikibi, kuko aba bantu ubwabo bahorana positive vibes. Narabibabwiye ko aba bantu iteka iyo bageze ku bantu runaka bababonaho ihumure, bababonaho ituze, ku buryo usanga uri n'umwana muto ariko ugasanga abantu bakuru bari kuza kugushakaho inama, bari kugushakaho ibitekerezo, bari gushaka kumva ijambo rikuvamo, bari gushaka ko ububaka, kubera yuko hari ikintu kikurimo muri wowe kitari muri abo ngabo. Ibyo mbaraga rero zikurimo zituma abo bantu bakwiyumvamo, zituma abo bantu bakubonamo ihumure n'ituze, kuba bari kumwe nawe cyangwa se kuba wakumva ijambo riguturutsemo, ntabwo zakorana n'abantu bafite imbaraga z'ikibi muri bo. Ubwo nuramuka uhuye n'abantu ukabona barakwanze nta mpamvu, ntacyo wabakoze, ntacyo babagize, ntacyo bababwiye, nta jambo ribi wababwiye, utabatutse, nta kintu kibi wabakoreye, gusa abantu bakwanga gutyo gusa, uzamenye ko abo bantu atari abantu beza, ndetse uzanabirinde. Uramenye ntuzahatirize kuba inshuti n'abo bantu, cyangwa se ngo uhatirize kuba hamwe nabo, kubera yuko ntabwo abo bantu imbaraga zibarimo zakorana n'imbaraga zikurimo. Icyo nicyo kintu ukwiye kumenya. Ikindi, menya yuko uri umuntu udasanzwe, kuko kuntu rero uri umuntu udasanzwe, ntabwo abantu benshi bafite negative vibes byabanezeza ndetse byanabanyura, nta nubwo bashimishwa no kuba bari kumwe n'umuntu nkawe. Birababangamira ndetse bikabajena ku buryo bumva yuko banakwirukanka bakava aho uri. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, guma mu murongo w'ibyo urimo,
guma mu murongo w'abo bana nabo, guma mu murongo w'ibyo uri gukora, ntuzahatirize ikintu cyangwa se ngo ubyiruke inyuma. Ese wari wareba cyangwa se ukitegereza ukabona ikintu utashyizemo imbaraga cyane kikaba aricyo kikugendekera neza? Nimba mpakanye hano cyangwa se mbeshye, umpakanye muri comment section. Abantu mufite iki kimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'igice cy'ukwezi mu biganza byanyu, muri ba bantu usanga ibintu washyizemo imbaraga cyane ntabwo bikunda, ahubwo ibintu utashyizemo imbaraga ndetse utanitayeho rwose bikaba ari byo bikunda. Hano ndatanga urugero. Ushobora gutera imbuto runaka cyangwa se ugatera ibintu runaka cyangwa se ugakora ikintu runaka ntukiteho rwose, ntiwongere no kugitekerezaho. Icyo kintu kigenda neza ndetse ukanakigiramo n'umugisha n'amahirwe kuruta cya kintu wakomeje kugenda usurasura, wagumijeho umutima utekereza cyane. Ese wabuze impamvu? Umpera y'iki kiganiro ndaza kugusobanurira impamvu ibi bintu bigenda muri ubu buryo, kandi nawe umenye ngo nimba ari uku nguku uteye kandi ari uku ibintu bikugendekera, tangira witoze kubaho udahangayikiye ibintu cyangwa se ngo ubishyireho umutima cyane. Kora ikintu, ibisigaye birekere isanzure, rizabyitaho kuko naryo ubwaryo rirakureberera, rikubereye maso. Ni nayo mpamvu ubona ibintu utitayeho cyane bigenda neza kuruta ibintu wahangayikiye ndetse ukanabyitaho cyane. Ndacyaguha ikaze muri iki kiganiro, nongera kukwibutsa ngo nimba utarakora subscribe, kanda aho ngaho kumukara kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Turakomeje n'inkuru yacu. Se wari uzi yuko abantu bafite iki kimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'igice cy'ukwezi mu kiganza cyabo, iyo binjiye ahantu runaka hatari hari ituze, hatari hari amahoro, haboneka umucyo, abantu bahari bakumva baranezerewe, bakumva baratuje, bakumva barishimye. Ibi ni nako bigenda iyo uri kumwe n'umuntu mu rukundo. Uyu muntu yakwivumbagatanyije nk'ibintu byo kugusiga cyangwa se kukureka, ntabwo yagira amahoro na gatoya, kubera yuko wa mutuzo yari afite yawubonaga kubera ko ari kumwe nawe, yabonaga kubera ko hari urumuri rukuriho rubasha kuzimya umwijima umuriho cyangwa se uri iruhande rw'ahantu ari. Bene aba bantu iyo bari mu rukundo n'abantu bakunda kugira ibintu bibananiza cyane, ndetse bagakunda kugira abantu babagora, ugasanga ni ba bantu bashaka ngo babirukankeho mu rukundo, ugasanga ni ba bantu bashaka ngo ibintu byose mu rukundo baba ari bo babikora cyangwa se ari bo babyitaho. Ariko nyamara iyo bamaze gutandukana na bene aba bantu bafite ibimenyetso mu biganza byabo, barahangayika, babura amahoro, babura umutuzo, kubera yuko ba bandi bari bari kumwe hari urumuri rwari rubariho ndetse n'imbaraga zatumaga bagira umutuzo ndetse n'umunezero. Niyo mpamvu iteka uzabona yuko abantu mwari muri kumwe mu rukundo, iyo mutandukanye rimwe na rimwe hari igihe babura n'abandi bantu bakundana nabo, cyangwa se bakaguma uko nta bakunzi bafite, kubera yuko ntabwo yabona undi muntu umeze nkawe, kereka agize amahirwe agahura n'undi uteye nk'uko uteye. Ese abantu mufite ikimenyetso cy'ukwezi mu kiganza ndetse n'inyuguti ya M, wari wicara ukumva ubuza amahoro ndetse ukumva ubuza umutekano muri wowe, cyangwa se ukumva ntabwo umeze neza, ukumva ahantu uri ntabwo hakubereye heza? Nimba wicaye ahantu runaka cyangwa se ugiye kujya ahantu runaka ukumva ubuza amahoro, ukumva umutima wawe urakuriye, hareke wijyayo. Nimba wicaye ahantu runaka ukumva haburiye amahoro, have. Aho hantu hari imbaraga zitari nziza zidashobora guhuza na gato n'imbaraga zawe zikurimo. Of course ntacyo zagutwara kubera yuko ufite uburinzi uhabwa n'isanzure kubera uwo uriwe, ariko ntabwo uzahaturiza, uzumva ubangamiwe. Wari wicarana n'abantu cyangwa se n'umuntu runaka ariko ukumva urabangamiwe, ukumva urashaka kwirwa, ukumva umeze nk'aho hari ibintu bikurimo birimo biguhatira kuva aho hantu cyangwa se guhaguruka ngo ugende cyangwa se kuva iruhande rw'uwo muntu. Nimba bijya bikubaho, menya ko uwo muntu uri kumwe nawe ntabwo ari umuntu mwiza, afite imbaraga mbi zimuriho, afite imbaraga z'umwijima zimuriho, kandi umenye ngo nawe wamuzengereje ahubwo wamumenaguye umutwe. Ikiza rero vi iruhande rw'uwo muntu wigendere, kubera yuko
nawe ubwe ntazongera kugukurikirana ukundi, kubera yuko imbaraga zawe n'imbaraga ze ntabwo bikorana, ntibyanahuza. Abantu mufite ikimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'ikimenyetso cy'ukwezi mu biganza byanyu, nababwiye ko muri abantu badasanzwe, mufite imbaraga z'isanzure zibagendaho ndetse zibarinda. Nimba ufite iki kimenyetso, icara uvuge ngo ndi umuntu udasanzwe. Nimba ufite iki kimenyetso, icara uvuge ngo ngiye kuba uyu muntu. Ese wari wicara uri mu bintu uri kubikora runaka, ariko ukajya ubona abo muri kumwe buri muri cyo cyiciro runaka, tuvuge nimba ari akazi ukabona ni abanyamahirwe, ariko wamara kukavamo wajya mu bindi ugasanga ahubwo wari warayobye cyane, ugasanga ba bandi witaga abanyamahirwe ndetse banakurenzeho, ukabona urabarenze kure cyane. Niyo mpamvu bene aba bantu si byiza kuguma mu kintu kimwe. Komeza uhinduranye ibyo ukora, wiguma mu kintu kimwe, kubera yuko aho uvuye ukajya mu bindi wiyongeraho intambwe, uteraho intambwe, ukabona wisumbuyeho iterambere rirenze iryo wari uriho. Si byiza kuguma mu bintu bimwe. Ese wari wicara ukumva utekereje ikintu mu munota ukurikiyeho ukabona kirabaye? Ibi ntabwo ari ibintu biba bihuriranye, ni isanzure riba guhaye ikimenyetso ndetse riba rikohereje ubutumwa ko hari ikintu kigiye kuba. Bene aba bantu bakunda kugira inzozi, indoto cyangwa se ibyiyumvo. Nuba uri kumwe na bene uyu muntu akakubwira ko ahantu muri hari ikintu kigiye kuhaba kitari cyiza, uzahunge. Nuba uri uyu muntu ukumva hari ahantu uri uhaburiye amahoro, aho hantu umenya ko hagiye kuba ibyago, have ugende, ndetse uburiye n'abahari have bagende. Nimba uri mu modoka cyangwa se uri mu ruzinduko, uri mu rugendo runaka ariko ukumva uhaburiye amahoro, menya ngo hari ikibi cyangwa se icyago kigiye kuza mu nzira yanyu. Icyiza musenge cyangwa se muhindure icyerekezo. Ndacyaguha ikaze muri iki kiganiro. Nimba ufite iki kimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'ukwezi mu kiganza cyawe, kanda aho ngaho ku mukara, ukore subscribe kuri Irayirawuzi Show, kubera yuko ngufite ubutumwa bwinshi bujyanye n'uko uteye. Natangiye mvuga ngo muri uku kwezi kwa gatatu ku itariki 8 2025 hari ikintu kigiye kubabaho abantu mufite ibimenyetso. Yego, ntabwo mbeshya, kubera yuko bene aba bantu mufite isanzure ribohereza ubutumwa, ariko bamwe muri mwebwe ntabwo mubimenya. Nimba uri kumwe nanjye muri iki kiganiro ndetse kugera ku mpera yacyo, andika hasi muri comment section uvuga uti ndi umuhire, ndi umunyamahirwe, ndi umunyamugisha ndetse nzaba umuntu ukomeye. Kubera yuko uri umuntu ukomeye already kuba ufite iki kimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'igice cy'ukwezi mu biganza byawe. Narababwiye ngo bene aba bantu iyo bageze mu byago babasha kubanza kwitonda ndetse bagasavayivinga. Ni wa muntu iyo ageze mu bihe bigoye utamenya, ntabwo abasha gupanika, aratuza ndetse akiyumanganya, suko imbere abatari mashya ndetse anagowe cyane. Ariko niba abantu bazi guturiza mu kigeragezo ndetse bakakivamo amahoro, niba abantu babona ibyago, bya byago bakabibyazamo amahirwe, ni abanyabwenge cyane, ni abahanga ndetse n'abanyamugisha. Aba bantu bakunda gushakishwa cyane, kubera yuko iyo uri uyu muntu abantu benshi bifuza kukugendaho. Nakomeje kuvuga ngo se wararebye ubona iyo ikintu wakitaho nibwo kigenda neza kuruta ikintu utitayeho, nibwo kigenda neza kuruta ikintu utitayeho. Yego, niko bigenda. Ugasanga n'urugero ukoze ikintu ntukitaho, ntuwongeye no kugitekerezaho, kikagenda neza cyane, kikanakubera n'umugisha kuruta cya kintu wakoze ukagitekerezaho ndetse ukagihumishaho umutima. Impamvu nta yindi, nuko uri umuntu udasanzwe, nuko ufite imbaraga zisanzure zikurwanira ndetse zigukorera ibintu gushyira mu bikorwa. Wowe rero nujya gushyira umururumba ndetse n'umutima uhagaze mu bintu uri gukora, uzaba uri muri abangamira za mbaraga zakabaye zigukorera ndetse zinagushyira mu bikorwa ibyo bintu. Kora hanyuma ibisigaye birekere isanzure, kandi uzabibona iteka iyo ukoze ikintu ntukiteho rwose kigenda neza.
nababwiye ngo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025 uyu mwaka hari ikintu kizabaho kidasanzwe. Abantu mufite ibimenyetso inyuguti y'ukwezi ndetse n'inyuguti ya M mu biganza byanyu, ntabwo nabeshye. Iyi tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ni itariki idasanzwe kuri aba bantu. Nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'ukwezi mu kiganza cyawe, kuri iyi tariki y'ukwezi kwa gatatu, itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025, uzafata umunsi wose usenge. Hanyuma umushinga wose wateganyaga gukora ndetse n'ikintu cyose wasabye kitigize gikunda uzagisabe. Hanyuma ngo uzarebe ngo isanzure rirakwereka ishinya, rirakwereka inyinya, riragusekera, kubera yuko uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi vibrations cyangwa se imbaraga zikuriho zizaba zifatanye neza n'isanzure. Ese wari uzi yuko kwicara ugatekereza ibintu utekereje byose, abantu mufite iki kimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'icy'ukwezi mu biganza byanyu, icyo utekereje cyose kiba impamo? Wari uzi neza yuko iyo umuntu akurakaje ukamwifuriza ikibi ukacyatura n'akanwa kawe kimubaho? Wari uzi neza yuko iyo watuye ijambo ryiza riba kuryatuyeho ndetse nawe ubwawe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025, uyu ni wo munsi mwiza wo kwiyaturaho amagambo meza: ndi umunyamugisha, ndi umuhire, nzaba umuntu ukomeye ndetse ndi umuntu ukomeye, nzagera kuri ibi na biriya. Inzozi zawe ni wowe uzizi. Iyi tariki ntigucike. Nimba uzi ko ufite ikimenyetso cy'inyuguti ya M ndetse n'icy'ukwezi mu kiganza cyawe, icara hasi utekereze icyo ugomba gukora ndetse n'icyo ugomba gusaba isanzure. Hanyuma uzakore nk'uko nabivuze, ntuwerekezeho umutima na gatoya ku byo ukoze, wigendere. Hanyuma uzarebe ibisubizo nyuma isanzure rikwereka. Ndabashimiye cyane wowe ukoze subscribe kuri Iraira Wiz Show. Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora kanda aho ngaho ku mukara. Ndaza kugaruka mu bintu byinshi bitandukanye ndetse byinshi biri kuri aba bantu bibi bimenyetso, bafite ibimenyetso mu biganza byabo. Ndagushimiye cyane, reka duhure muri video ikurikira. Nakagaruka, bye. Ibintu njya mbabwira mwifashisha gukora cyangwa se gukoresha abantu muzi yuko mutabifite cyangwa se mudafite aho mwabikura cyangwa se mwabibaho mwabikura, murampamagara muri benshi, nabona igisubizo. Rero nabazaniye umuntu wabafasha ucuruza ibi bintu byose birimo imyunyu yo mu nyanja, irimo biriya byose mbabwira gukoresha, ndetse afite n'ibindi nzagenda mbabwira ku mavideo yandi azagenda akorwa nyuma. Muhamagara rero kuri 079 20 510 cyangwa se ubanzeho plus desa 50 79 20 36 510 kugira ngo iyi nimero uyibone kuri WhatsApp, umwandikire aho waba uri hose, haba mu gihugu no hanze yacyo. Uyu muntu yabasha kukugezaho ibyifuzo cyangwa se yabasha kukugezaho ikintu wifuza cyangwa se ukeneye. Umuntu numwe kuri iyi si wahiga Mwarimu Clement. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha aya makuru meza, kuko Mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga perimi, ukaba utarata amafaranga watanze, uyishyura rimwe gusa, kandi wishyura arukumajije kugira gute kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure, urumva uyu mugabo atari umuhanga mw'abantu mwe. Reka mbabwire, kwiga kwa Mwarimu Clement ni gukora booking, kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda bigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi insinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Kora rero booking ubashe kuza mu bimbere, uhamagara kuri nimero ye
ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement, hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, komeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma paf umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa mwarimu Clement, ni Nyamirambo hafi no kuri Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo. Hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga muri imbere mu gihe gito cyane ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya Tunga Perimi Munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa mwarimu Clement niho honyine.